Hello guys, abakunzi bacu twizeye ko mumeze neza. Ikintu kinzanye hano nanje kubabwira yuko mfite indirimbo nshyashya yitwa Shimwa Mana igiye gusohoka, azasohoka audio iri kumwe na visuals. Mana we guys, abantu banyuzeho mbona bari kundirimba. Ngwino hano, ngwino bimbwire, ngwino. Okay, ngiye kumva hazamutse abantu mbona bari kuri indirimbo yanjye. Icyo ngiye kubabwira. Muze. Karame amakuru. Umeze neza? Meze neza. Nandi kubwira abakunzi bacu ko mfite indi ndirimbo igiye gusohoka yitwa Shimwa Mana, ubwo nawe bimenye. Wankira muri club yawe? Indirimbo yararangiye. Ako nubu ngusizemo. Muraho. Urabonye neza. Urakoze. Amazina yanjye nitwa Sheila Nkunda Joyeuse gutya. Nawe aragukunda. Murakoze. Thank you. Okay. So, bari banyuze ku muhanda nyine aho narindi baransuhuza, ni by'agaciro kuri njyewe. So, mukomeze mukore follow, mujye kuri Joyeuse wa Juno TV, mukore subscribe. Ubwo ni YouTube channel izajyaho indirimbo yanjye igiye gusohoka. Mukomeze munsapotinge mugire ibihe byiza.